ni ibaruwa perezida witwa Jean-Luc Habyarimana, ni ibaruwa yandikiye nyine perezida Paul Kagame, ibaruwa isa nkaho yagiye itangaza abantu cyangwa se igenda itungura abantu, by'umwihariko abantu bakunze kumenya amakuru y'uyu muhungu wa Habyarimana ariwe Jean-Luc Habyarimana, umunyapolitike akaba aherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Yatangaje amagambo asa nkaho yabaje imbaga nyamwinshi, by'umwihariko urubyiruko ndetse n'abaturarwanda, ubwo ari ibaruwa yashyize hanze muri iki cyumweru gitambutse. Ni ibaruwa yagiye itungura abantu benshi cyane, by'umwihariko yibasira ubuyobozi bw'u Rwanda, atuka perezida Paul Kagame, agatuka n'ubuyobozi bw'u Rwanda, avuga ko abaturage bo mu Rwanda babayeho nabi ku gipimo cyo hejuru cyane, ngo uretse ko ikintu cyonyine ngo bimwe icyo twakwita nk'uburenganzira bwabo, cyangwa se right, cyangwa se freedom yo kuba bagomba gukora icyo bashaka cyangwa se bakavuga icyo bashaka. Gusa ibyo agenda atangaza uyu muhungu wa Habyarimana nyine Jean-Luc Habyarimana ni ibintu nyine bikomeza kugenda bitangaza imbaga nyamwinshi, by'umwihariko abakurikiranira hafi imbuga ze nkoranyambaga ndetse n'ikinyamakuru cyiwe kizwi nka Extra Africa. Abantu benshi mukunze gukurikirana iki kinyamakuru, ni ikinyamakuru cy'uyu muhungu nyine Jean-Luc Habyarimana, ikinyamakuru yashinze mu gihe kinini gishize. Ikinyamakuru gifite posti zigera ku bihumbi bibiri birenga. Ikinyamakuru gikunze kwibasira nyine ubuyobozi bw'u Rwanda, kibasira FPR cyangwa se RPF, kikaba ari igitangazamakuru nyine gikunze nyine gukora uko gishoboye kose ngo gishaka uburyo gigomba kwangisha abanyarwanda perezida Paul Kagame. Nyuma yo uyu muhungu wa Habyarimana nyine Jean-Luc Habyarimana yanditse iyi baruwa, abantu benshi bakomeje kugenda bayikritikaho. Ni ibaruwa ubona ko irimo ubuhanga, ubona ko irimo ubushishozi, bisa nkaho yayanditse rwose, ubona yitonze, aragenda yandika buri akantu ku kandi. Ibaruwa rero iti imeze gute? Witwa Jean-Luc Habyarimana, nubwo kumenya amakuru yiwe bitoroshye cyane ko ushaka kwifashisha wenda nka Google, biragoye gukoresha ama social media yandi kugira ngo ubone biography yiwe, ni ibintu bitoroshye. Uretse no ko wanyura ku binyamakuru bikomeye by'umwihariko byaje bitangaza amakuru y'uyu muhungu nk'Intsinzi TV, niyo twabashe kwifashisha. Bivuga ko uyu muhungu nyine yavukiye mu mujyi wa Kigali, avukira nyine ahazwi nk'i Kanombe, nyine ubwo ni mu murenge wa Kanombe hariya nyine muri Kigali. Yavutse nyine mu 1983, niko ibitangazamakuru bigenda bitangaza. Ariko abandi bakavuga ko inkuru yiwe bigoye kwita uyimenya, abandi bakavuga ati yavutse mu 1981. uri kuvuga ngo kumenya amakuru nyine mu buryo buri official yiwe biba ari ibintu bitoroshye. Gusa icyo nababwira ni uko ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi, ubwo n'imbere gato, ni nyuma gato yuko indege ya se nyine yari Jean-Luc Habyarimana yari imaze guhanurwa, yahanuwe mu 1994, aribwo nyine jenoside yakorewe abatutsi nyuma gato yahise itangira, nyuma y'ihanurwa ry'indege ya papa we nyine Juvenal Habyarimana. Abantu benshi bakurikiye rero bavuze ko ibisigazwa by'indege n'ahantu yaguye mu rugo rwa perezida nyine Juvenal Habyarimana, amashusho yafatwaga n'uyu muhungu nyine Jean-Luc Habyarimana, akaba umwana wa 7 mu bana ba Juvenal Habyarimana ndetse na Agatha Kanziga. Ni inkuru rero yagiye atangaza avuga ati biratangaje, binateye isoni n'agahinda kubona umuntu nka perezida Paul Kagame, umuntu wagaragara nk'aho ari umuntu usobanutse, ariko agatinyuka gutangaza ibihuha ku nyungu ze cyangwa se ku nyungu za RPF Inkotanyi. Ati akavuga ko papa wambyaye yari umugome, yari umwicanyi, yari umuntu ugira irondabwoko. Nyamara ibyo bintu ntabwo byari byo, ntago ibyo avuga ari ukuri, cyangwa se ibintu yagiye atangaza ari ukuri. Ni propaganda bakereye bakashaka kwishyira mu rubyiruko no mu baturage, cyangwa se ni mu baturage no kugira ngo bangishe papa abaturage. Ariko abantu bazi papa ayobora, abantu bamuzi ari ku ngoma baramuzi uko yayoboraga, bazi neza ko nta kintu cyitwa amacakubiri yajyaga ashyira mu bantu. Noneho iki ngicyo tuza twibaza nk'urubyiruko, ndetse nimba umuhungu wa Juvenal Habyarimana nyine ashobora kuvuga ko se nta macakubiri yagiraga, nta bintu by'irondabwoko yagiraga. Ibintu twajyaga twebwe twize mu masegonderi bivugwa ko nyine ni bajyaga baza bakavuga ngo umututsi nahaguruke, umuhutu nahaguruke. Ibyo nabyo bigarutse aravuga ati ibyo ngibyo kuba byarabaga ntabwo byavugaga ko ari amacakubiri, ahubwo byavugaga ko ni ukwisobanukirwa no kumenya ubwoko na kategori urimo, koko ngo ntabwo ibyo ngibyo byari biri mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu muri Afurika birahari. Avatanga ingero avuga ati nko muri Kenya, uyu muntu uri muri Kenya arabizi ko muri Kenya bita ngo ni Abaruya, bita ngo ni Abagikuyu, yagiye ameshoninga, bita ngo ni Abameru, bita ngo na
ni abakisi, hari abo bita ngo ni abakamba. Yagiye nyine ameshoninga amazina menshi avuga ati ubwo rero nimba ibyo bintu bishobora kuba bihari, ntabwo bivuze ko abo bantu bagamije inyungu yo gushaka kugira ngo batandatanye abaturage, ahubwo ni kwerekana nyine akategori y'ubwoko bwawe. Ntabwo bivuze ko ari ukubakarasifayinga mu rwego rwo kugira ngo hategurwe ubwicanyi bwo kugira ngo burimbure ubwoko bumwe. Ati ibyo bintu no kuba bivugwa ni propaganda ya RPF. Ati urumva ko nyine propaganda ati RPF yagiye avuga amagambo menshi, anavuga ati biratangaje binateye agahinda kumva ushobora gusebya umuntu ukamusebya ikintu cyose kibi kibaho, nyamara ugashaka kwerekana ko nta cyiza yigeze akora. Ubwo yavugaga nyine Perezida Paul Kagame anavuga ati ubuyobozi bw'u Rwanda ni ubuyobozi budahereza kwishyira ukizana k'umuturage, bukunze kuba nyine ari ubuyobozi buba budaha agaciro umuturage, ahubwo ugasanga bwita ku nyungu zabo cyangwa se kubijya ku mufuka wabo. Ibi byose agiye abirondora arabisobanura, ni ibaruwa ndende, ni ibaruwa yanditse mu rurimi rw'igifaransa. Wenda wasobanukiwe ururimi rw'igifaransa birashoboka ko mwabasha kuyisoma yose unyuze kuri extra.africa. ni kimwe mu binyamakuru afite gikorera ku rubuga rwa Instagram, page ya Instagram, ndetse akanagira icyo kinyamakuru ku rubuga rwa X cyangwa se yahoze ari Twitter, akaba cyangwa se none ushobora no kunyuraho ugiye kukirika ugasacinga Jean-Luc Habyarimana kuri X, uhita ubona iryo zina ryiwe riri verified, ni izina riri verified. Ikindi ukacekinga nyine ukareba iyo baruwa yanditse nyine kugira ngo ubashe kugira byinshi usobanukirwa kuri iyo baruwa. Ni ibintu nyine byagiye bitungura abantu benshi bavuga ati uyu muhungu se yaba agiye kuza nka papa we nyine akaba ashaka kugira byinshi ngo ashaka guhindura. Gusa nyine ni amabura kindi muri mu Kinyarwanda. Reka dukomeze dukurikire turebe ni iki kizabyara iyi nkundura.